reka ibyo kurya byawe bikubera umuti. Ni umurage twasigiwe na Hippocrate, umuganga wo mu Giriki wabayeho mu myaka ya kera. Bivugwa ko yavutse agana muri 460 mbere y'ivuka rya Yezu, akitaba Imana muri 377 mbere y'ivuka rya Yezu. Afatwa rero nk'aho ari watangije iby'ubuvuzi. Yadusigiye umurage ukomeye yuko imiti yo kwa muganga yagenewe abarwayi. Mu gihe wowe uri muzima, reka ibyo kurya byawe bikubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti, bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukaranirwa kwikorera nyirawo. Uyu ni umurage twasigiwe na mutagatifu François de Sales. Socrate we yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya, ariko njye njya kugira ngo mbeho. Ellen G. White nawe yigeze kuvuga ngo kutiyitaho, kutarya neza nabyo ubwabyo ni icyaha. Kudakunda ubuzima bwawe ngo wiyiteho urye amafunguro atuma ukomeza kubaho, nabyo ubwabyo ni icyaha. Nigeze kubabwira ko turya kubw'impamvu ebyiri. Turya kugira ngo tubeho, nanone tukarya tugamije kwinezeza. Iyo ugiye rero mu kurya ugamije gushimisha akanwa, birangira ujahaje amagara. Iyo urya kugira ngo ubeho wirengagiza uburyohe bwo mu kanwa, ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe bisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyohe bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo bukwibagize kutabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Ntabwo tubereyeho kurya, turya kugira ngo tubeho. Munyemerero nsubiza abantu bifuje ko nagaruka ku ngurube, inyama y'ingurube. Iyo uje muri bino bintu bijyanye na culinary art, iyo uvuze culinary art ni ibintu bijyanye no guteka, bigira burya n'amazina. Iyo uvuze inyama y'ingurube muri culinary art, ubundi yitwa pork mu Cyongereza. Niryo zina rijyanye n'inyama y'ingurube. Ni inyama rero iribwa cyane ku isi. Ingurube uzi ko yihariye 38% by'inyama zose ziboneka mu isi. Twumva ko ingurube iri mu nyama ziribwa cyane ku isi. Hari ibimenyetso bigaragaza ko mu myaka 5000 mbere y'ivuka rya Yezu, ingurube yaribwaga. Ikindi umuntu yavuga ku ngurube nuko ibyinshi muri ibi bintu bikorwa hifashishijwe inyama za jambo, ham, bacon, sausage, sosiso. Ibyinshi bakoresha inyama z'ingurube, nubwo wenda hari aho bakoresha n'ubundi bwoko bw'inyama bitewe wenda n'icyo umukiriya aba ashaka, ariko ibyinshi nibyiganjemo inyama z'ingurube. Inyama z'ingurube rero muri Aziya ziribwa ku bwinshi. Mu bikoni by'Abanyaziya rwose inyama z'ingurube ni ikintu kizwi cyane, uretse ko n'Abanyaburayi barazirya, Abanyamerika barazirya. Ahubwo noneho kurya inyama z'ingurube bikaba bibujijwe by'umwihariko mu bihugu byiganjemo Abayisilamu. Uretse ko atari n'Abayisilamu gusa, aba Jewish ntabwo barya ingurube, Abayahudi ntabwo barya ingurube rwose. Biranabujijwe cyane kuba warya ingurube uri Umuyahudi. Kimwe n'aba Rastafarian, abo nabo birabujijwe. Uretse ko no muri Bibiliya burya hari ahantu handitse ko inyamaswa zituza, izitatuye inzara, umuntu atagomba kuzirya. N'ingurube rero iri mu nyamaswa zituza. Nko muri Isirayeli ho biranabujijwe kugurisha ingurube. Birabujijwe rwose, bihanwa n'amategeko. Bihanwa n'amategeko no mu bihugu bimwe na bimwe by'Abayisilamu. Bigendera ku mahame ya Islam. Ubushinwa rero nicyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere ku isi mu bijyanye n'umusaruro w'ingurube. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi aho ngaho, Uburusiya, Brazil, Ubuyapani, Vietnam, Mexique, Korea y'Epfo, Philippines, Ukraine, Taiwan, Canada, Hong Kong, Australia, Chile. Ibyo ni ibihugu bizwiho cyane kurya akabenzi.
inyama y'ingurube mu bihugu rero by'abayisilamu ntabwo ari ifunguro ryabo rwose, kirazira kikaziririzwa mu bihugu birimo za Irani, Mauritania, Oman, za Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Libya, Pakistan. Ni ibihugu biziririza cyane akabenzi, n'ibindi bihugu byo za Morocco, Tunisia, ahantu hose uzi abayisilamu cyane ujye umenya ko bazirana cyane n'inyama y'ingurube. No muri Korani byanditsemo ko inyama y'ingurube atari ifunguro ryiza rwose ku magara y'abantu. Nta nubwo abayisilamu baziririza ingurube gusa, baziririza n'izindi nyamaswa zimwe na zimwe zizwiho kugira wenda uburozi muri zo, nk'injangwe, inyamaswa zituza, izitatuye inzara, barabiziririza. Harimo n'ibihuha bajyaga babeshya ngo ingurube yariye umutwe w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha. Ibyo ni ukubeshya rwose, cyane ko muri kiriya gihugu mu myaka ye ubushakashatsi bwagaragaje ko ingurube atari itungo ryashoboraga kuhaba. Hari abajyaga babeshya ngo Muhammad bashatse gukora ibintu bita nka fiction, bashatse guhimba inkuru kugira ngo bavuge ko yapfuye akazuka nk'uko Yezu byagenze, noneho ngo baramushyingura basiga umutwe, ngo umutwe w'ingurube irawurya. Ibyo ni ukubeshya cyane, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hariya Muhammad yabaga ntabwo rwose ingurube ishobora kuhaba, ntabwo ingurube ishobora kuhaba, ahubwo ibyo binyoma byazanywe n'aba bantu bagendera kuri iyi myemerere ya gikristu, baje baturutse hariya i Buganda baza mu Rwanda. Amakuru mfite nuko icyo gihe rero baje basanga Isilamu yarashinze nk'imizi, niba ariko nabivuga. Habaga abayisilamu bamwe na bamwe. Hanyuma icyo gihe rero kugira ngo abantu babayoboke bahimba icyo kinyoma, kugira ngo abantu bazinukwe Isilamu, bumve ko iryo dini rishingiye kuri Yezu cyangwa se iryo torero rishingiye kuri Yezu ari ryo ryo kuyobokwa. Nabyo ni bimwe mu bintu byagiye byandikwa n'abantu batandukanye. Burya ikinyoma nyine yari ikinyoma kirasakara cyane, kandi uburyo uko ikinyoma gisubirwamo niko kiba kinini kurushaho. Ariko icyo ni ikinyoma rwose. Ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa n'abantu b'abahanga bagaragaje ko ingurube itashoboraga kuba muri biriya bihugu Muhammad yabagamo. Hanyuma abayisilamu baziririza ingurube kubera ko nyine ibujijwe, yuzuyemo uburozi bwinshi cyane. Mu nyama y'ingurube rero habamo ibitera imbaraga byinshi. Muri grama 100 z'inyama y'ingurube uzi ko habamo kilokalori 242. Inyama y'ingurube nta fibre igira, n'ibi bya carbohydrate rwose ntabyo, ahubwo ikabamo ikinure noneho cyuzuye. Kandi ikinure cyuzuye nicyo kibi cyane ku magara yacu. Ibinure bituzuye nibyo byiza kuri twebwe, ariko ibinure byuzuye ni bibi. Kandi ingurube igira ibyuzuye byinshi cyane, igira ikinure cyuzuye cyane. Hanyuma ikagiramo n'amaproteine, ikagiramo za tryptophan, za lysine, methionine, yani ibinyabutabire za arginine, alanine, acide yitwa aspartique, glycine, proline, serine. Ibi ni ibinyabutabire biba mu nyama y'ingurube. Hanyuma akabamo n'amavitamine, vitamine B6, kagira vitamine B12 birumvikana, kagira choline, kagira vitamine C, kagira vitamine D. Hanyuma ikabamo n'imyunyungugu, calcium, copper, iron, magnesium, phosphore, potassium, sodium na zinc. Hanyuma ikagira n'amazi. Burya mu nyama y'ingurube 57, muri grama 100 z'inyama y'ingurube 57 biba ari amazi, grama 57 ziba ari amazi. Mu ncamake inyama y'ingurube ikungahaye kuri ibyo ngibyo nari mbabwiye haruguru. Hanyuma ibyo byose ikungahayeho byongeraho vitamini K. Iyi vitamini K burya ishobora no kugira akamaro, ifasha amaraso gutembera neza,
igafasha n'amagufa gukomera. Hanyuma inyama y'ingurube nanone ikaba ikungahaye cyane ku butare bwa fer. Nk'iyo umuntu afite ikibazo cyo kubura uyu munyu wa fer, umubiri we wenda udafite ubutare bwinshi, agirwa inama yo kuyirya, cyane cyane akarya nk'umwijima wayo. Uretse ko uyu munyu wa fer uboneka mu bindi biribwa byinshi bitari n'inyama y'ingurube. Ibyo rero ni bimwe mu byiza umuntu yakubwira ku bakunzi b'akabenzi. Ariko ikintu gihari ni uko ibibi bituruka ku nyama y'ingurube nibyo byinshi cyane kurusha ibyiza, ku buryo mu kubyumva ushobora guhita ufata icyemezo rwose, ugafata icyemezo cy'uko utazongera kuyikoza mu kanwa, bitewe n'uko ibibi byayo nibyo byinshi ugereranyije n'ibyiza umuntu yayisangamo. Nigeze kubabwira ko ingurube ari ikusanyirizo ry'imyanda y'ubwoko bwose. Ingurube irya idatoranyije, ibirimo n'imyanda y'abantu, ibihingwa byaboze, inyamaswa zipfushije, ndetse irya n'ibintu byose byaba ibyishwe n'indwara zivurwa ndetse n'izitavurwa. Ni ukuvuga ko n'ibyishwe na kanseri nabyo itabikangwa, irabirya. Inyama n'ibinure by'ingurube binyunyuza uburozi bwitwa toxins, nk'uko uzi iponje inywa amazi. Inyama y'ingurube rero ibibitse ubwandu bukubye inshuro 30 ubw'inyama z'ikimasa cyangwa se inyama y'umuhigo. Iyo rero inyama y'inka, iyo uriye inyama y'inka cyangwa se y'umuhigo, bisaba igifu amasaha hagati y'8 n'9 kugira ngo ibigogowe. Ni ukuvuga ko uturemangingo duto tuyigize dutinda cyangwa se twinjira buhoro buhoro mu mpagarike yacu, kandi biba byoroshye ko umwijima udukubura ukatuvanaho. Ariko iyo uriye inyama y'ingurube mu masaha 4 gusa, igifu kiba cyamaze kuyisya. Bituma rero uburozi bwinjizwa mu mubiri wacu n'ingurube bwiyongera kandi bukatwinjiramo ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'uburyo ubundi burozi bushobora kutwinjiramo buturutse mu bindi biribwa. Bitwinjiramo mu gihe gito rwose. Uburozi bwinjizwa mu mubiri wacu n'ingurube burushaho kuba bwinshi kandi mu gihe gito. Hanyuma ingurube itandukanye n'izindi nyamabere. Ingurube ntabwo ijya ibira ibyuya, ubusanzwe kubira icyuya kw'ikiremwa cyangwa se kw'ikinyabuzima nibyo bigifasha kugabanya imyanda mu mubiri. Ubwo rero kuko idahumeka binyuze mu ruhu, bisobanuye ko imyanda yose iyiheramo igakwirakwira mu nyama zayo. Nigeze no kubabwira ko ingurube zigira ubumara ku buryo bitoroshye kuzicisha uburozi bubonetse bwose. Nta burozi bupfa kuyica. Aborozi bazo bazijyana mu ndiri y'inzoka za cobra. Urabizi ko izi nzoka za cobra zitajya zipfa kuribwa n'indi nyamaswa iyo ari yo yose. Ariko uzi ko ikintu gitangaje, ingurube irya cobra. Iyo izo nzoka zirimo ingurube, wari uzi ko nta kizo ngurube zishobora kuba. Ubumara bw'inzoka uko yabimeze kose nta kintu bushobora gutwara ingurube. Inyama y'ingurube rero inabora vuba cyane. Ari n'abantu bajyaga bavuga ngo ufashe inyama y'ingurube ngo ukayisukaho Coca-Cola ngo ako kanya ihita ihinduka inyo. Ibyo nabyo umuntu ku ruhande rumwe yavuga ko bishoboka, ariko ku rundi ruhande ukavuga ko bidashoboka. Ni ukuvuga inyama iyo ari yo yose uyisutseho Coca-Cola ukategereza igihe runaka, yazamo inyo, yabora vuba. Ahubwo impamvu ku nyama y'ingurube ari umwihariko ni uko inyama y'ingurube ariyo nyama ibora vuba cyane kurusha izindi nyama zose. Ni ukuvuga ufashe nk'inyama y'ihene ukayisukaho Coca-Cola, ugafata n'inyama y'ingurube ukayisukaho Coca-Cola, ugategereza iy'ingurube yazaho inyo mbere y'ihene. Inyama y'ingurube ibora vuba cyane ugereranyije n'izindi zandi matungo. Inzoka rero n'izindi nigwa habiri nk'amasazi zumva vuba cyane aho inyama y'ingurube iri ako kanya ikimara kubagwa. Ingurube ibora vuba cyane igahita yuzuraho inyo. Ingurube rero igira n'amoko nibura 12 y'inzoka igendana nazo, ntacyo ziyitwara, nka za teneya, izitwa duve, inzoka zimeze nk'iminyorogoto n'ibishorobwa, ibikonoshwa by'inzoka n'ibiguri by'amagi yazo. Ibyo ni ibintu byibandira n'ingurube, kandi ingurube ntigire ikibazo cyabyo. Abashakashatsi rero bagaragaza ko nta bushyuhe na bumwe watekaho ingurube ngo wizere ko iyo myanda yose iyirimo yahiye.
inyama y'ingurube igira ikinure gikubye kabiri cy'iyinka. Ibyo biterwa nuko igifu cy'inka n'urwungano ngogozi rwayo muri rusange rukoze ku buryo busobanutse neza, ku buryo hajyamo gusa ibyatsi n'ibimera. Igifu cy'inka ubwacyo kigira ibice bine bikora akazi ko kuyungurura no kuvana ibyitwa imyanda byose mu by'inka iba yariye. Ibi ngibi bikanakorwa habanje kubaho kuza. Inka biyisaba amasaha nibura 24 kugira ngo ibyo yariye bibe bimaze gutunganywa no gukuramo ibidakwiriye. Ariko ingurube yo mu masaha ane gusa igifu cyayo kiba cyamaze gusya imyanda yose yariye, byamaze no kwihinduramo ibyongera mu mubiri wayo. Ni mpamvu ingurube isonza cyane. Nzi ko ingurube ishobora no kurya ibibwana byayo. Ubundi mu binyabuzima byose bibaho ni ibinyabuzima bike bipfa kuryana hagati yabyo. Ni n'ibinyabuzima bike bishobora guhohotera ibindi binyabuzima bitabitewe n'inzara. Nigeze kubaha urugero, intare burya biragoye ko yarya intare ingenzi yayo nta mpamvu wenda irimo n'inzara ihari. Gusa hari igihe wenda zicana zipfa kuyobora agace runaka. Intare z'ingabo nanone, intare burya hari ikigero igeramo igacibwa mu muryango. Nk'intare y'ingabo hari imyaka igera igacibwa mu muryango, kubera ko buri muryango w'intare ugira intare y'ingabo kandi igomba kuba ari imwe. Icyo gihe rero iyo iciwe iragenda nayo igashinga umuryango wayo, cyangwa se igasangaho intare z'inyantege nke ziba zashaje nayo ikazica. Nicyo ngicyo gishobora gutuma intare yica ngenzi yayo. Ariko bitari ibyo ntabwo bijya bipfa kubaho. Ariko ingurube ishobora kwica ikibwana cyayo. Ubundi ingurube n'umuntu ni ibinyabuzima bishobora kwicana hagati yabyo, nta n'impamvu ifatika wenda itumye byicana. Mu gihe izindi nyamaswa ishobora gushonza ikajya gushaka inyamaswa yindi yo kurya itari mu muryango wayo. Ingwe ikajya gushaka isha cyangwa se igashaka imparage. Intare yasonza ikajya gushaka impara n'urugero. Ariko ku ngurube no ku muntu birashoboka ko ibiri mu muryango umwe bishobora kwicana. Ingurube rero inagiramo n'ubwenge. Burya ingurube ikuze ishobora kuba ifite ubwenge umuntu yagereranya nk'ubw'umwana w'imyaka 3. Ingurube burya iri mu nyamaswa zizi ubwenge cyane mu isi. Mu rutonde rw'inyamaswa 10 zizi ubwenge ingurube izamo. Ingurube rero nanone igira nibura indwara 30 ishobora kwanduza abantu mu buryo bworoshye cyane. Usibye no kuyirya, harimo n'abavuga ko ntawe akagombye kuba nayikoraho ikiri nzima, kubera ko uruhu rwayo ruba rwuzuye guhumana gukabije. N'intumbi yayo harimo n'abavuga ko ikwiriye guhambwa. Umuntu wifuza kugira ubuzima bwiza rwose ntiyakagombye ngo no kuyorora. Hari ubwoko bw'inzoka irwara bwitwa vertricine, bujya kumera nk'igishorobwa. Ni buto cyane iyo urebeye nko mu byuma byabugenewe bira bya microscope. Ubwo bwoko bw'inzoka bubasha no kuba mu mara y'umuntu, bushobora kuba mu mitsi, mu musokoro, mu rutirigongo, hariya hejuru hagana mu irugu, ndetse ubu bwoko bw'inzoka ushobora no kuba mu bwonko bw'umuntu. Ibyo rero bikurura indwara yitwa trichinoze. Ibimenyetso byayo biriyoberana cyane. Ibimenyetso byayo biriyoberanya ku buryo bisa n'iby'izindi ndwara nka za typhoide, arthrite, rheumatisme, gastrite, sclerose en plaque, mugiga, indwara z'impyiko. Ushobora kugira ibimenyetso bimeze nk'aho urwaye impyiko kandi wirwariye trichinoze. Harimo n'abantu bagaragara nk'abantu basabitswe n'inzoka kandi uburwayi wenda bafite bukomoka cyane ku kurya inyama y'ingurube. Ingurube rero iranduye, yuzuye n'uburozi ku buryo kamere nature yayihaye umuyoboro umwe ukwiriye mu kuguru kwayo kugeza mu kinono cyayo. Niho hasobokera, muri uwo muyoboro niho hasohokera duke cyane mu myanda iba yinjije mu mubiri wayo. Abantu wenda bashobora kubona ingurube uzarebe mu kanono kayo harimo akantu k'akenge gatoyi, niko ubundi kagenewe gusohokeramo imwe mu myanda ibiri mu ngurube, cyangwa se bumwe mu burozi buba buri mu ngurube.
mu kanono k'ingurube hariya hagana hikandagirira muzahabona kenge gato cyane gasohokeramo amashyira n'imyanda mikeya umubiri wayo utabashije kujyana mu mpagarike yayo. Ako kobo rero ni gato, iyo myanda hari ubwo idasohoka yose uko yakabaye, ahubwo imyinshi igakomeza mu rwungano nyamaraso yayo, hanyuma bikaza no gukomeza mu nyama zayo. Ibi rero ntabwo byakubuza kurya inyama y'ingurube, cyane ko hari n'amoko menshi cyane y'ibiribwa bakoranywe nayo, ariko abenshi ntabwo babivuga, ntabwo wabibwirwa. Bamwe rero babitewe n'imyemerere bemeza ko ingurube yakabaye irwanywa nk'ibindi bibi byose byangiza ubuzima, nk'uko barwanya itabi, nk'uko barwanya inzoga irengeje urugero, n'ingurube bakajya bandikaho yuko ifite uburozi bwinshi. Avuga ati nurya nyinshi cyangwa se nurya ingana gutya ishobora kugukora. Abandi nabo kubera imyemerere yabo itavangura bakabona ko umuntu adahumanywa n'ikimujyamo, ahubwo ahumanywa n'ikimuvamo, bakirira rero. Ariko warya wagira ujye uzirikana ko ingurube yanduye cyane. Kabenzi rero gashobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye, harimo n'ibibazo by'ubwonko. Buriya bari abantu bajya bavuga ko ingurube ishobora gutera igicuri, ntabwo ari igicuri nk'uko babivuga, ahubwo ni uko ingurube iyo uyiriye, iriya ndwara ya trichinoze n'ubundi igira ibimenyetso byenda kumera nk'iby'igicuri. Hari igihe ingurube rwose igusabikamo biriya biyoka kugeza ubwo bigera ku bwonko, ukajya ugira ibimenyetso nk'iby'igicuri, ukajya wikubita hasi. Abantu rero bavuga ko itera ibibazo by'ubwonko rwose bafite rezo, kubera ko ingurube ishobora gutera ibibazo bikomeye cyane birimo n'iriya ndwara igaragaza ibimenyetso bimeze nk'iby'igicuri. Hanyuma ikindi kizwiho ku nyama y'ingurube ni inzoka yitwa teniya. Teniya iragenda mu mubiri noneho igatera amagi menshi cyane, kandi ingurube irazigira cyane. Ayo magi rero agatangira gutembera mu mubiri, bikagera ubwo bigera no mu maraso, kugera n'aho bigera no mu bwonko, bigatera indwara yo mu bwonko yitwa citicericose. Nayo rero iri mu zishobora none kugaragara ko zifite ibimenyetso nk'iby'igicuri, ariko hari n'abavuga ko iyo ndwara nayo ahubwo iri mu zishobora gutera indwara y'igicuri. Ku rundi ruhande nabyo birashoboka, ikagira rero bimwe mu bimenyetso, harimo nko kugira iseseme, kuruka, kubabara mu nda cyane, gucibwamo cyangwa se kunanirwa gusohora umwanda munini, gutakaza ubwenge rimwe na rimwe, nyine nka kwa kundi umuntu urwaye igicuri agaragara. Cyane cyane nk'inyama y'ingurube rwose ishobora kuba yateza ibyo bibazo. Mu ncamake, icyo wasigarana niba wanakundaga n'akabenzi nuko ingurube ishobora kuguteza uburwayi burenga 35 mu buryo bworoshye. Harimo kuba umuntu yarwara nyine ubwo bwoko bw'inzoka na ziriya ndwara nagiye mbabwira haruguru. Ikindi nuko ingurube nabibabwiye igize 38% by'umusaruro w'inyama uboneka ku isi yose. Ikindi wasigarana nuko yamamaye cyane muri Aziya, Uburayi, Afurika na Amerika. Tutagendera ku buryo ikunzwe, ntabwo wakwirengagiza ibi byose mbabwiye haruguru. Niryo tungo ryanduye cyane kurusha ayandi yose yo ku isi. Ingurube rero yifitemo uburozi bwinshi kubera systeme y'igogora yayo. Buriya ingurube ibyiriye mu masaha ane gusa ibimaze kubidigera. Niyo mpamvu ihora irya buri kanya, mu gihe inka yo ibyiriye ibidigera mu masaha 28. Izindi nyamaswa cyangwa andi matungo atari ingurube ziba zifite ukuntu nyine zikura imyanda mu mubiri wazo kubera digestion yabyo. Ariko imyanda y'ingurube akenshi yigumira mu mubiri wayo, ikiremamo ibinure bibi n'ibindi bitandukanye birimo buriya burozi bwa toxins. Ni naryo tungo rero ku isi rigira inzoka nyinshi zo mu nda. Mu cyumweru kimwe umaze kurya inyama y'ingurube, za nzoka ziba zatangiye kukwinjiramo rwose, zatangiye no kororoka. Uru rusukume rw'imyanda rero n'izo microbe zitandukanye na biriya bivuta biragenda bikitekera mu maraso no mu nyama zawe, ari nabyo bibyara indwara utabara. Ingurube rero kubituza ikabitabira ibyuya. Kubira ibyuya ni kimwe rero mu bifasha gusohora imyanda mu mubiri. Imyanda rero y'ingurube ntabwo ibona uko isohoka. Iyo myanda rero yose
iyo uriye ingurube iyo myanda yose uba uri kuyirya. Ingurube ni ikusanyirizo ry'imyanda. Inyama y'ingurube, urusukume rw'ibikomoka ku ngurube, harimo n'abavuga ko bishobora gutera kanseri. Ishobora kandi gutera virusi ya hepatite C n'izindi virusi mbi nka za manango virus, nipa virus. Izo zose rero ziteza ibibazo bikomeye cyane ku buzima bwawe. Ubushakashatsi bwanakozwe ku ngurube 200 basanze 75% ryazo bazisanzemo akaremangingo kitwa Yerenizia. Akaremangingo gashobora kuba katera ibibazo birimo ibibazo bishamikiye ku mitsi. No kuvuga ku muntu urya ingurube irimo kano karemangingo ashobora kugira ibibazo bijyanye no kujya agira umuriro, akagira diare, akaruka, rimwe na rimwe agafatwa n'imbwa bitewe n'ibyo bibazo byose nababwiraga haruguru. Ibiryo by'ingurube rero biba byanduye n'indya byose kandi biba ari bibi, irya n'umwanda wayo. Ingurube ishobora kurya n'ibibwana byayo. Ingurube rero iranduye cyane, ibibi byayo nibyo byinshi kurusha ibyiza wayirya uyikurikiranyeho. Izi rero ni impamvu simusiga zishobora gutuma utazongera gukoza akabenzi mu kanwa. Bayise akabenzi kubera iki? Kubera ko ukuntu iteye imeze nk'imodoka y'akabenzi. Imeze nk'imodoka ya benzi. Ingurube uyibonye kuri ruhunga umukiza n'amatwi yayo itajya inabasha kureba hejuru. Imeze nk'imodoka y'ibenzi. Imeze nka benzi rwose. Ingurube rero yarariwe cyane. Muribuka n'igisigo, harya cya gisigo ni icyande. Hari igisigo kivuga ku ngurube. Abanyarwanda bazi ingurube cyane. Hari igisigo cyitwa Indyohesha birayi. Hari Indyohesha birayi ni icyande na Alex Kagame. Indyohesha birayi, umuvugo w'indyohesha birayi igihe twajyaga tusubiramo twiga muri ya myaka. Rutihunza inzarwe y'isayo, ingurube zahanitse umurizo, rwamuturagara ku bijumba, ni igikoroto cyo mu bikoko, igira ibikobokobo by'ubukombe, ikizirwa isanze ibishanga, ikizimbaho inzarwe iganje, ikahavurunga ijabo rikahava, ikahacundagura bitavugwa, ikahavogereza ingurube nto, ikahatengagura cyane ngo iz'imicanda zihace. Ni bya bihe kwera. Umuntu wese wasubiragamo uyu mwandiko cyangwa se iki kivugo ndamushuhuje rwose. Rutihunza inzarwe y'isayo. Ingurube rero murumva ko ari hatari. Murumva ko ari hatari. Abifuje rero ko nagaruka ku kabenzi nibyo nababwira. Hari abo yakijije bayikoramo business, ariko nanone ntawakwirengagiza ko yuzuyemo uburozi. Ntabwo ibyiza wayikuramo rwose n'ibike ugereranyije n'ibibi byayo. Nizere ko rero abambajije ku kabenzi rwose byibuze mubashije gusobanukirwa.